Yesu ashimwe. Amen. Turimo kwiga mu buryo busanzwe ijambo gukorera mu mpano yawe mu buryo bukwiriye butuma itanga umusaruro mu itorero ryawe. Uburyo wakoresha impano yawe ukayikoreramo neza kandi mu buryo butanga umusaruro mu itorero ryawe. Ibyo niyo ntego nkuru twarimo twiga. Hanyuma twakuyemo ibice bine gusa. Ni gute wamenya impano yawe? Bivuga ngo twahize ibintu byinshi aho hantu. Nta muntu w'imfabusa Imana yaremye. Umuntu wese Imana yamuremye imuremamo impano. Niko yamuremye, niko yamubumbye. Uyu w'imbere arabumbye, uyu w'imbere araremye, uyu w'inyuma arabumbye, yavuye mu butaka. Uyu w'imbere yavuye mu Mana. Uko Bibiliya ivuga ngo niko yamuremye, niko yamubumbye. Kurema, créer et former ni ibintu bibiri bitandukanye. Uvuga ngo Imana yaremye umuntu iranamubumba. Uyu w'imbere araremye, uyu w'inyuma arabumbye. Noneho rero abahanga baravuga ngo ikintu cyose cyaremwe, ikintu cyose Imana yakoze kiza gisubirana ubuzima bwacyo iyo isubijwe ku isoko y'inkomoka zacu. Ni ukuvuga uwaremwe ava ku Mana aba muzima akagira imbaraga iyo ari branche akonekitinze ku Mana. Uyu mubiri nawo w'ubutaka iyo ari connected ku bintu by'ubutaka, biva mu butaka, imiti iva mu butaka, imyenda iva mu butaka, ibiryo n'ibindi aba strong, arakomera. Uko nyine ikintu cyose gikomezwa no gusubira mu nkomoka zacu. Umuprofeseri ukomeye cyane wa Université ya Columbia yanditse igitabo cyitwa L'homme face à ses origines. Ukuvuga ngo umuntu iyo umugereranyije n'inkomoka ze, ikintu cyose gihabwa amahirwe yo kuba kizima no gusubirana ubuzima iyo gisubijwe mu nkomoka zacu. Kuko wowe uremye kandi ukabubumbye, ntawe ubyitayeho uretse Imana. Nawe ubwawe uzi neza ko Imana yakuremye kandi ikakubumba. Icyo Imana yakoze rero, yaremye impano zikomeye izishyira muri wowe. Amen? Amen. Okay. You can stop this. Thank you. Uburyo rero twarimo tureba, ariko se niba Imana yarandemye, Imana ikaba yarambuye kandi ikaba yarashize impano muri njye, ndagira ngo menye ni gute nayimenya, ni gute nayikoreramo. Murabizi abantu bose barimo bibaza impano y'Imana ni ibimeze ite. Umuntu wese agira impano se? Yego, impano ni ikintu Imana yatangiye ubuntu, ni ikintu Imana iguhereye ubuntu gike. Ariko noneho zikaba ziri mu buryo butandukanye. Bwa mbere hari impano izo baza bita impano genetic gift. Ni ukuvuga ngo ya mpano zakavuke abantu bose barazo, umuntu wese, kuko Imana yaremye, nta muntu yaremye w'imfabusa, umuntu wese yamuremye ifite impano. Ejo twatanze urugero
turavuga ngo ubundi igishushanyo cy'inzu abubatsi bagiterwa bashushanya ikiza giha abubatsi igishushanyo cy'inzu n'ikizakoreshwa. Nuba mu igishushanyo cy'inzu kigisobanura ikizakoreshwa. Iyo umwubatsi icyo inzu izakora amenya igishushanyo cyayo. Wowe uko uremye n'uko ubumbye n'uko uteye, Imana yakuremye ifite icyo uzakora. Ni ukuba uremye bifitanye isano n'ibyo uzakora. Nturumva gusa rero. Amen. Amen. Hanyuma rero ni gute namenya kuyikoreramo neza? Hari impano nyinshi Imana yaremeye muri twe, zimwe zifite umumaro ugaragara mu itorero imbere hano, izindi zikagira umumaro hanze y'itorero. Noneho twashaka kugira ngo tumaze kumva, ese impano z'Imana ko tuzibona ari ziza mu itorero, hanze ziba zagira ukuri? Impano z'Imana nyine ziri hanze iriya bite byayo? Yes, birashoboka. Tubanza gusubira inyuma gatoya tureba, ese ubundi ibyo dusabwa n'Imana gukora si byose biba mu rusengero? Usanga si byo. Ni ukuvuga ko uhereye ku ijambo Imana yakuza wari mu isi igatanga umwana wayo w'ikinege, twasanze ubusobanuro bwayo bufite impande ebyiri, imbere n'inyuma y'itorero. Yesu Kristo ntabwo ari impano y'Imana ku bakristo. Yesu Kristo ni impano y'Imana ku bari mu isi. Okay. Niba ari impano y'Imana ku bari mu isi, ni ukuvuga ko abari mu isi bafite uruhare bafite benefit, bafite inyungu muri ako gakiza katanzwe n'Imana. Hanyuma abakijijwe mbere y'abariya twita bisi, ntabwo bakirijwe kugira ngo babasumbe, ahubwo bakirijwe kugira ngo bababere icyitegererezo. Hanyuma rero abangaba mwebwe bakijijwe mbere y'abariya, ntabwo Imana yashatse kubaka itandukaniro hagati yanyu n'abariya, ahubwo yabakirije kugira ngo mwebwe mushobore gufasha, mushobore kubera icyitegererezo bariya bantu. Hanze iri twasanze hari imirimo ab'isi bakeneye kubizera, bashaka kubona kandi ibasanze iriya. Birashoboka kuko njyewe n'umupastori, wewe ukaba uri umuganga. Uko kuba umuganga kwawe no kubishobora si uko nta bandi babinaniwe, ariko icyatumye uba umuganga, icyatumye uba umupolisi, icyatumye uba umusirikare, icyatumye uba umuenjeniyeri, icyatumye uba umucuruzi, icyatumye uba ukajya wumva nicyo kikuzuye. Iyo ni genetic gift. Iyo ni impano yakavukire, kuko hari abandi binanira pepepepe, ariko wewe wabikora. Hano mu rusengero tuza gusereburatinga, tuza kwishimira uburyo Imana irimo idukoresha, ariko hari ibindi dushobora gukora hano mu rusengero. Hano tugaruka gutanga amashimwe ngo ni Imana yarakoze, turayishimira. Hanyuma tugasubira kuri terrain, tukajya ku exercise, tukajya gukora application, tukajya gukora implementation, tukajya gushyira mu bikorwa impano z'Imana ziba muri twe. Abahamagariwe gukoreramo hano bagakoreramo hano, ntibajye hanze, bagakoreramo hano bagatinda. Hanyuma Imana rero niza kuduhemba, tizaduhembera ubwinshi bw'ibyo twakoze hanze cyangwa hano, ahubwo izaduhembera uburyo twabaye abizerwa, tugakoresha neza ibyo yaduhaye, aho twari dukwiye kubikorera, kuko twari dukwiye kubikorera mu gihe twari dukwiye kubikora, kandi tubikoze iby'ingenzi. Amen. Icyo ni Imana izabireba. Ubwinshi bw'ibyo umuntu akora, ariko
akora nabi nta gaciro, ariko iyo umuntu akora neza muri byinshi yakoze Imana yabikoze. Hanyuma kumenya impano yawe rero no kumenya aho ikorera n'uburyo ukwiye kubikora, ibyo twabonye ari ikintu cy'ingenzi. Hari abantu benshi batekereza ko bafite impano z'Imana muri bo, ariko wamureba ukuntu arimo abikora ukabona harimo abikora neza. Twateye n'intambwe tureba dusanga hari impano z'Imana, impano y'Imana muri wowe urashobora kwihindura umwuga. Uhindura impano yawe umwuga gute? Ni ugufata bya bindi bikurimo bikuzuye ukagenda ukajya kubwiga ukabigira umwuga. Yesu Kristo guhamagara abigishwa ni kimwe, ariko kubigisha no kubatoza cyari ikindi. Kuvuga yuko wahamagawe n'Imana cyangwa yaguhaye impano ntabwo bihagije. Iyo impano utayihinduye umwuga irayoyoka, ariko iyo impano igize umwuga iragutunga. Amen. Umuntu umwe yarambajije, ndi muri Indiana, arambaza ngo se impano y'ubuhanuzi ni gute umuntu ashobora kwigira umwuga? Wese impano y'ivugabutumwa ni gute ukaba ufite icyo kintu cy'ivugabutumwa ukaza wumva? Nubwo abantu batekereza yuko abantu benshi badakwiye kuvuga ubutumwa, ariko bagatekereza ko hari bamwe baba bari bahamagariwe kuvuga ubutumwa. Iyo twese dushinzwe kuvuga ubutumwa, dukwiye kwamamaza ubwami bw'Imana, twese dukwiye kuvuga Yesu. Ni uburyo bwo kuvuga ubutumwa. Ariko iyo haje uburyo bwihariye bwo guhamagarwa n'Imana, ukwiye kubanza kureba niba hari ibintu uwo muntu yarimo akora kugira ngo abireke abe ahamagawe kuza gukora ibyo ngibyo. Utarangiza icyo arekeshwa ngo akore icyo, tugatekereza yuko uwo murimo ari uwe, ahubwo uzabanza witonde neza urebe niba ataraje gukora ibi kuko yananiwe ibindi byose. Ubundi abantu benshi, hari umuntu wigeze ambwira ngo paso, ngo ngewe ngo naracuruje birananira, ngo gerageza no kuba gusa birananira, gerageza no kuba kiriya birananira, gerageza no kuba kiriya birananira. No, ngewe ngiye kuzakorera Imana kabisa. Ndavuga ati stop. Ntabwo gukorera Imana ari umurimo w'ababuze icyo bakora n'abandi bintu byose. Stop, genda banza wicara. Abantu benshi bashaka kuba pastor, abandi bagashaka kuba avugabutumwa, abandi bagashaka kuba, ariko wamureba ukabona nuko ibindi byose byaramunaniye. Noneho rero ibyo ngibyo akaba ari byo yikure, akaba ari byo yiyegamizaho kugira ngo arebe ko yahumeka. Urashaka inzira y'itara, wewe banza umenye impano yawe muri byo. Ese icyo uje gukora, ese nicyo wumva ari impano yawe? Aho twagiye tureba neza buri muntu mu mwanya we, kandi uburyo bumuhesha umugisha. Abandi kumwe nanjye ko urumva ndimo simbaguka ngenda saduca hejuru y'ibintu, kuko ibintu byinshi twavuze cyane bihura n'ibyo. Hari abantu Imana itegereje, abantu bazi agaciro k'umucyo ni abantu bari mu mwijima, abantu bazi agaciro k'inzara ni abantu k'ibiryo, ni abantu bashonje, abantu bazi agaciro ko kwambara neza ni abantu bambaye ubusa, abantu bazi agaciro k'umudendezo ni abantu bafunze. Ni ukuvuga ngo iriya negative side, uriya ruhande rwo hanze dutekereza nirwo rufite agaciro, nirwo rwumva meaning y'ubukristo bwacu, impano z'Imana muri twebwe. Rero ubwo ngubwo biravuga iki? Biradefininga yuko, birasobanura yuko twebwe dufite uruhare runini cyane mu gukora biriya. Ineza yanyu memwe n'abantu bose uburyo duhura n'abariya bari hanze kugira ngo tubabere abahamya beza, tubabere icyitegererezo mu byo tugaragaza gukora, birasobanura ubukristo bwacu cyane. Abari hano Bibiliya iyo abo twiganye twavuze yuko Bibiliya itwita umunyu w'isi, ikatwita n'umucyo. Mu kuvuga ngo ab'isi icyo badutezeho nicyo Bibiliya itwita. Niba witwa icyo utari cyo, ubwo ngubwo haba harimo kwibeshya. Ariko niba icyo ab'isi badutezeho nta kindi,
ntabwo badutezaho iby'umurengera, badutezaho gusa icyo Bibiliya zitwita, aravuga ngo ibyo Bibiliya zibita ni mu bitwereke. Amen. Aho rero ni ukuvuga ngo iyo duhagaze mu mwanya wacu duhita tuba more responsible. Ni ukuvuga ngo tuba turi abantu bashobora gusubiza mu buryo bwiza cyane. Ibyo ni ibintu by'ingenzi twagiye tureba mu byo twize. Ikindi twasanze igihe cyose uri gukora ibintu bijyanye n'impano yawe, ibyo nibwo bubasha, ni uburyo ushyira mu bikorwa ububasha bw'Imana yahishe muri wowe, kuko ibasha gukora ibyo usaba n'ibyo utekereza ngo ikurikije ububasha bwayo bukomeye bukorera muri wowe. Impano y'Imana muri twe ni ububasha bw'Imana bukorera muri twe. Ushobora gukora, Imana ishobora gukoresha ibirenze ibyo usaba n'ibyo utekereza. Hari uza utinda usaba Imana, ariko ntutinde ubwira Imana ngo nereka icyo ushobora gukora. Uko bavuze kumvirwa no kucisha bugufi ibintu byinshi bishobora guhangana nawe mu buzima, bijyanye amahirwe ayishe mu kubukorera mu mpano yawe, kuko ububasha buba mu mpano yawe ni ububasha bw'Imana bukomeye bukora ibirenze ibyo usaba n'ibyo utekereza. Umuntu arashobora gutekereza, umuntu akagira n'ibyo asaba, ariko iyo atarimo akoresha impano imurimo biragorana, kuko ntabwo biba bifitinga kuri wowe neza, kuko ibintu n'akababaza ubundi ni nko kuvuga ngo uyu nguyu ari naho n'ikintu kirenze ubushobozi bwe ndavuga ngo ability, ububasha Imana yashize muri we, cyaba ari icyiza kirashobora kumwangiza, kuko cyaba ari kibi nacyo kikamwangiza. Si byo se? Ibintu bishobora ni ukuvuga ngo abantu bazatekereza ibyiza bagatekereza n'ibibi, bakavuga ngo Imana ni bibi ibi byiza, ariko reka babwire ngo ibibi n'ibyiza byose birarusha ubuzima bwawe imbaraga. Ikintu gusa gishobora gutuma ugira ikiribwe ni ukubukorera mu mpano yawe. Amen. Iyo ukoreye mu mpano yawe ni ukuvuga ngo biraza bikiterekamo, ari ibyiza bikaza bikiterekamo, ari ibyiza bikuba ntacyo bigutwara, bitewe n'uko nicyo cyonyine. Iyo ukoreye mu mpano yawe, uhagaze mu mwanya wawe neza, Imana igushakamo neza, nibwo ibibi iyo bikwegeraniyeho n'ibyiza bikakwegeraniyeho ntacyo bigutwara, uba usa n'uhagaze neza. Ariko ibibi n'ibyiza byose birashobora kuguhitana, bigira ingaruka zidasa, ariko byose birakurusha ingufu. Abantu bamwe baza babwirizwa n'ibyiza, abandi bakabwirizwa n'ibibi. Noneho kugira ngo ushobore kuguhagaze neza, ugire icyo bazabita equilibre de vie, ni ukuvuga ngo ushobore guhagarara neza, icyubahiro ntikigutware ngo kiguhabye umutima, ubutunzi ntibugumare ubwenge, ubwenge ntibutume unanirwa kubana n'abatakugira, noneho bibuka ni ukuvuga ngo ukagira equilibre. Ibyo ngibyo nta kindi keretse uhagaze mu mpano yawe neza. Vuga ngo amina. Amen. Haleluya. Amen. Yego. Iyo uhagaze mu mpano yawe niyo dynamic, imbaraga z'Imana ziba zihishe muri wewe, zishobora gutuma urinda ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kukuzaho. Abantu benshi bazatekereza yuko no kwirarira, niko nibwira, bagatekereza ko bashobora gukora ibintu byiza mu buzima bwabo cyangwa byinshi, ariko ntabwo ushobora gukora ibintu byinshi mu buzima bwawe. Iyo ni ambisiyo, ariko iri ambisiyoze nyine, bimwe byo kwifuza bikabije. Ariko umuntu ntashobora gukora ibintu byinshi. Imana ntiyakuremanye kanite yo gukora ibintu byinshi. Imana yakuremanye ubushobozi bwo gukora ikintu kimwe mu buryo bwinshi gusa butandukanye. Noneho wewe icyo kintu kiba gisobetse mu mpano yawe. Impano yawe niba hari abantu benshi twarimo tubireba, umuntu akiga pedagogy muri segonderi, yagera muri universite akiga
hanyuma yakora doktora akayikora muri dubu. Urwego rw'abanyabwenge ruri certificate rugahita rumudesqualifier kwatisi. Umutekereza ingufu ziwe zose n'amafaranga yazishoye mu kwiga, ariko akarangiza doctorate, akarangiza PhD yiwe aba disqualified. Bitewe nuko tiyigaza focusing ku kintu kimwe. Nukuwe mu bumenyi n'imbaraga zisobetse mu kintu kimwe cyaguka akuruta kuba uko akora ibintu byinshi. Haleluya. Amen. Aha turimo turavuga uburyo abantu bakurira mu mpano zabo. Kandi mu mpano yawe ni agaciro kawe gahishe. Urashobora gutekereza yuko ushobora kugira agaciro ukoreye mu mpano y'undi. Urabeshya uzahati baba pe. Abanyabwenge bazabaga bajya kwicuza. Abantu bazategeka ko baranye bagenge ni abantu bagaranya kwicuza mu buzima. Nukuvuga agasanaho approve, nukuvuga agasana guteganya ikintu bishobora gutuma yicuza agahita atangira kubikuraho mbere kugira ngo atazakomeza yicuza. Abantu benshi bakunda excuse, nukuvuga ngo nabishi dukosora yababwira. Abantu benshi bakunda gusana excuse bisegura mu byo bakora. Okay, nubwo tabikoze ariko turashobora gukora ukundi, nubwo tabikoze neza turashobora gukora ukundi. Abana bakubwira abongereza bazavuga ngo the excuse is the man who built the house of faith. Numango excuse kwisegura unamvishe reka turebe uko twabwira ngo ni imigozi yubaka inzu izagwa. Ikintu ukwiye gukora ni ukugabanya kuza wicuza iteka mu buzima, ikisera gikoze neza, kandi uburyo bwonyine ushobora kubikora ni ukubanza kumenya impano yawe. Narimo tegera umuntu wari muvuga ngo njyewe ngo namenye impano yanjye mfite imyaka 70 ngo none ngo nyimenye ntagishoboye kubikora. Mu itorero birashoboka yuko abakristo bazi Imana nk'imana yabo mu itorero, ariko ntibazi uburenganzira bwose bafite muri yo mana. Abantu batekereza yuko itorero bamariye ibintu bike cyane apfere yo kujya mu ijuru no kubabarirwa ibyaha. Oya, itorero ni standard, n'urwego rushobora gutunganya imitekerereze yacu. Buri muntu wese akamenya impano ye. Ujya gucuruza agacuruza mu mwanya we, ujya gukora ibigabikora mu mwanya we, kandi abantu bose bakaba batunganya bashitse. Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'Imana rifite ububasha bwo gutunganya umuntu no gira umuntu ushitse ku mirimo myiza ingahe yose. Bibiliya ivuga ngo yose ni hano, yose niba mu rusengero, yose hanze, yose hano, yose mu rugo, yose muri community, yose. Haleluya. Hose urashobora kuba umuntu w'ingira akamaro kubw'imbaraga z'ijambo ry'Imana ukura hano. Ndetse bituma ngereza mbere abapastori ngo mbere yuko mwigisha abantu muzamubaza musome n'ibinyamakuru murebe n'ibintu bifata ku buzima bwabo, hanyuma nimurangiza mubabwire ibintu bifitanye isano n'ukuri kw'isi mushobora kubaho kugira ngo bagabanye kwicuza mu buzima. Ni wowe w'umwuka kandi ni wowe w'umubiri. Tumbwira abapastori bareka twebwe tutuzanamo ibyo bintu ngo bisa naho ngo ari ibiduhuza n'ibintu by'isi ngo twebwe turabumwuka, hano ni musenge turabumwuka. Reka mubwire ngo ni wowe w'umwuka nyine kandi ni wowe w'umubiri. Kandi shoze gramu ikintu giteye ubwoba ni uko wowe ukwiye kwirinda icyo wowe w'umubiri ukora kugira ngo wowe w'umwuka utazacicuza, kandi ukwiye kwirinda wowe w'umwuka kuzicuza icyo wowe w'umubiri wakoze. Amen. Wowe w'umubiri wewe ni nawe nyine uzajya mu ijuru, ni wewe nyine. Wewe nyine w'umwuka ukwiye kurinda icyo wakora wowe w'umubiri ukazacicuza, kandi wowe w'umubiri ukwiye kwirinda icyo wowe w'umwuka ushobora kwicuza mu buzima.
ndimo ngerageza gusimbura muzenguruka ku bintu twavuze ngo se mubyegeranya hanyuma se nubatereka ahantu hanyuma tuzamukeho iminota mikeya tube dushoboye. Amen. Hanyuma twasanze ubukristo ni ikintu dukwiye kubyaza umusaruro ukomeye, apana gusa dutekereza gusa ko turi abakristo ngo tujye mu ijuru, ahubwo dukwiye gusa nkaho twexploita iyo nganzo yitwa ubukristo. Les bons adorateurs, abaramya beza b'ukuri Bibiliya yemera, ntabazi guhuza ibyo bizera ibyo n'ibyo bakora n'imibereho yabo, bitwa abaramya b'ukuri. Umuntu uhuza ibyo yizera n'ubuzima bwe aba ari umuramya w'ukuri imbere y'Imana. Hanyuma rero mwabaramya b'ukuri mwe, reka mbabwire iki ngiki mu yandi magambo. Wowe igihe cyose uri umukristo, ukaba uri umukristo, ukwiriye gukora ibintu byose ukora ubisobetse muri ubwo bukristo bwawe. Icyo bisobanura ni ukuvuga ngo wowe iyo umaze kuba umukristo ntukwiye kugira ikindi kintu cyose ukora utagisobetse mu ndangagaciro z'ubwo bukristo bwawe, wabuhumba. Ibyo twabigize. Iyo uri umukristo dore uko bimera. Ejo twarimo tureba urugero rw'umubyeyi wonsa umwana. Iyo umubyeyi arimo yonsa umwana, iyo abantu bamurebye gutyo bahita bavuga ngo uriya muntu urimo amwonsa niwe wamubyaye, ntamwonse. Noneho rero iyo uyu mubyeyi arimo yonsa umwana bitewe n'uko ari we wamubyaye, urwo ni urwego rumwe. Ariko noneho iyo amaze kuba umukristo arashobora guhindura uko kumwonsa akazi k'Imana akoresheje gusa uburyo bumwe, nuko amwonsa kumwongereza Imana, akareba urwego kuko yamubyaye kuko ni urwego rusange, noneho agasa n'urenzaho, noneho akabikobeka mu kuba ari umukristo kuko asa n'umwongereza Imana kugira ngo itamugaya, itakamwitaho, asa n'ukoraho imirimo y'Imana. Ni ukuvuga ngo ku Mana uri muri serivisi isemeye, uba uri ku kazi k'ubwami bwawe. Uko wita ku mugabo wawe, uko wita ku mugore wawe, ndetse none uko abana bita ku babyeyi babo, iyo abana bamaze guca ubwenge bagakizwa bahita batangira gukora akazi kuri abo babyeyi babo. Noneho rero ababyeyi bakavuga abana baza kumvira ari ku kazi, bari ku kazi, bari kwishima, bari ku kazi. Wiko barakora yuko basanga bamuhanaguye n'inkweto, basanga barakutuzanira n'ibintu, ukayabona niko barakina. No! Bari ku kazi bakuriho. Kandi ku Mana mirimo miriba. Twasanze abanyamerika hano baza bahembera umubyeyi Imana yo nyabyara. Ariko abita kumuhembera abaje kumugobeka muri filozofi y'uko umwana wari wa leta, hanyuma bagahita bahinduka akazi agataka kumutera. Iyo ufashe umukristo n'igiti cyose ukora dukwiye kubikora ubitandukanyije n'ubukristo bwawe. Ni ukuvuga ngo ubukristo bwawe ntabwo buzaza umusaruro. Icyo ukoze cyose ukigobetse mu bukristo ukabanza ukabisobekamo ukabona kubikora, bihita bihinduka serivisi y'Imana ukabikora. Imana iri kureba, ibibona uri ku kazi. Haleluya. Ubwo ni uburyo bwiza bwo gukorera mu mwanya wawe, ugakora nyine mu mwanya wawe uhagazemo neza. Muri icyo gihe ibintu byose bibakaza. Inaha turi twarebeye hamwe ishusho zimwe amaterura. Abantu benshi batekereza ubuzima by'ibirori. Uko hano ku isi kabisa Imana yaduhaye ubuzima dukwiye bakumva n'ikibirori. Iyo ufite ishusho y'ubuzima nk'ibirori, imibereho yawe ukaza wumva kuba ku isi n'ikibirori, umwifato wawe uhita uhinduka. Your attitude, your character, ni ukuvuga ngo umwifato wawe, imikorere yawe ihita ihinduka kwidagadura. Ni ukuvuga ngo iyo uhaye ubona ubuzima urimo ari ibirori, okay, uhita ugira umwifato
kuza wiri gusohoka ukazuja kujya hariya ukajya hariya ukadutembera n'abana ukazuja kurya isosi abandi batetse ukazugenda umva ukazugenda uhindura amamodoka wewe ubuzima ufite ni ibirori kubaho ni ibirori. Ariko iyo umuntu afite ishusho y'ubuzima bw'intambara iteka rikato defanse. Iyo umuntu afite ubuzima k'amarushanwa abona ati iteka abashaka kugira ubasumba nawe urabona uko ishusho ufite y'ubuzima nicyo kigukureba mu mifano. Yego haleluya. Iyo ufite ubuzima bwawe ukazubona ku isi ni nk'umufindo, ubuzima ni nk'umufindo ati ntawane cyangwa ukazubona turagenda nko mu nyanja, umwifato wawe uhita uba intumbi. Icyo bakubwiye cyose umva duke kuko wewe ubuzima ni nk'intumbi umwifato wawe uhita ubona. Abantu muze mubona bameze batyo mwatangiye kubabona ni umwambo nawe urahita wimenya mvuze uhita wibona ugahita ugata ni umwambo ubuzima bwanjye bumeze. Ariko iyo ufite ubuzima bw'inshingano umwifato wawe uba ukunda ibyo ukora no kubitinda no kubikora neza. Amen. Iyo uzi ubuzima bwawe ububona nk'inshingano mu isi turahari kaba hawe igihe cyo kugira ibyo dukora. Ni ukuvuga mu buzima iyo umufashe nk'inshingano ni ukuvuga mu mwifato wawe uhinduka gukunda ibyo ukora hanyuma no kubikora neza kuko uba wumva ari inshingano. Inahangaha nagiriye inama abantu ngo murebe indangagaciro murimo gukoresha values. Kwinezeza ni byiza ariko gukora neza biruta kwinezeza. Igihe cyose nareka abantu ibintu bimwe na bimwe narababwira ni indikateur, ibimenyetso simusiga biza bitandukanye abatunzi n'abakene. Ni uburyo abantu bacunga neza ibyo bafite, ni uburyo abantu bakira, ni uburyo abantu babyaza umusaruro. Ariko reka mbabwire iki ngiki, ubundi iyo Imana ihindura amateka muri generation, muri urubyaro, muri ubwoko, Imana irimo ihindura amateka yabo cyane. Ibintu muza musoma muri Bibiliya Imana ivuga ngo nzabagira nzabakuza nibyo bintu birimo bibabaho ubu nonaha birimo biraba ubu ndimo nakubwira ayo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ndimundi yibagirwa munsi y'ibiti by'imikomamanga imiguroni aho wari utuye. Ukandi ugahita ubona ibintu bisa nkaho biguhindukiraho ukajya ubona ibintu uko biragenda bihinduka. Reka nkubwire, uzi yuko kuba ufite ibintu byinshi utigeze utunga nabyo ukwiye kubyigishwa kubitunga kuko nabyo byakugwa nabi. Oya tekereza umuntu ufite trash y'imyenda muri basement y'inzu yiwe, imyenda itagira umubare adashobora kumenya uko yayiguze. Ni amafaranga ariko ntarashobora no kugera ku rwego rw'iyo atamara wayijyane muri store ayijyane muri goodwill, ntashobora. Afite gusa yirata trash y'ibiryo byinshi muwatiye y'ibyo yahashe yabihagarariye amasaha 10 ariko kubisiga ku meza kw'isahani yiwe akuba ibintu biroroshe, ariko iyo ni indikateur y'ubukene. Hari ukuntu ushobora kuyoberwa ukuntu burya ntushobora Imana ntishobora kuguha ibyo urya ngo n'Imana yibeshe iguhe n'ibyo uta. No mu mibare yayo ndirimo ntibibamo. Igihe cyose ushima Imana ngo Imana ishima ko yampaye ibyo ndya n'ibyo nda, uzaba urimo gukora ikintu cyo gushinyagurira abakene no gupfusha ubusungu bw'Imana. Ni ukuvuga ngo trashe yawe ubundi abo wasanze inaha nta trashe nini bagira kandi barakurusha amafaranga, ariko wowe uhembwa make kandi waruhiye ukabiteka warangiza ukabimena. Ni ukuvuga ngo hariyo ati ibintu bimwe bifunze udashobora kumenya impamvu birimo bikubaho, kandi ibyo ni
ibyo Imana iguhaye ukwiye kubyakirira umutima ushima. Amen. Yego. Muzamusoma ya magambo azavuga ngo nguhaye umukene wabagurije Imana, ngo ariko uwimye umukene usuzuguye ngo uwimye umukene ngo usuzuguye umukene abagaye iyamure. Usuzugura umukene ni ntabwo ari ukugenda umucira, ariko ni ukumwima ibyo adafite. Ubundi abatunzi b'isi Yesu yaravuze ngo mwishakire ubutunzi ngo mukurikije uko ab'isi baza babigenza, ngo mwishakire inshuti ngo mu butunzi bw'isi buzashira. Nushaka kuvuga ngo aho kugira ibyo uta wagira ibyo uha abandi, noneho bakaba ukabigarurira ari benshi, aho kugira kwirata byinshi umena utagira zuzuye. Ni ukuvuga ngo indikateri z'ubuzima mu bukristo bwacu dukwiye kuba tuzuba neza kugira ngo biheshe Imana yacu icyubahiro. Ibi ni iby'itorero ribamariye. Reka soma amagambo yanditse mu gitabo cy'Abaroma 12. Abaroma 12 ni ahantu twasomye ejo nimugoroba. Umurongo wa 3. Reka dusome tugeze ku murongo wenda wa munani. Reka umuntu umwe dusome bivugana kwa ubwirijwe n'ubuntu nahawe mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi, kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe zigatanga, natwe niko turi, kuko turi benshi nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Nuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri, niba twarahawe ubuhanuzi duhanure uko kwizera kwacu kungana. Karindwi. Cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana, tugire umwete wo kubigabura, cyangwa umwigisha agira umwete wo kwigisha. 8. Cyangwa uhugura agira umwete wo guhugura. Ugira umuntu abugire atikanyiza. Utwara atwarane umwete. Ugira imbabazi azigire anezerewe. Aha baravuga impano z'Imana muri twebwe, sibyo? Kuko twese dufite impano zitandukanye, ariko bakagenda bongeraho ngo abikore avec qualité. Ni ukuvuga ngo bakongeraho qualité, bakongeraho kubikora neza. Ni ukuvuga ngo bakuramo ya antivaleur, bakuramo cya kindi cy'ikinyuranyo. Urashobora kuba ufite impano ariko ukabikora nabi. Aho rero tubihuze no Imana ntiguhembera byinshi wakoze, ariko iguhembera ibikeya wakoze neza. Uyu munsi ndashaka guca akarongo gusa munsi y'ibintu bibiri. Icya mbere ni uburyo impano yawe ushobora kuyikoresha neza mu itorero ryawe. Icyo ni icya mbere. Dore ejo twabisa n'ababinyuzeho gatoya. Imana hari impano 9 ziri mu bice bigize bitatu. Izo kuvuga, izo guhishurirwa, n'izindi z'ubwenge. Hanyuma izo ni impano 9 Imana yahaye itorero, kandi izo ngizo zitangwa, Bibiliya ivuga ngo izitanga muri itorero lokale kiribiri. Hari hepfo ikatanga izindi, ariko gukurikije umwuka wera, akurikije uko ubukene bw'ahantu bumeze. Noneho iyo umuntu aherewe impano hano akahava akajya kuyikoresha ahandi, abahaye akora, ariko ntabahaye akora neza. Nyine ni bya bindi abahaye akora, ariko akabikora mu mwanya
utari ni ukuvuga ngo aho akabikorera aho bitari bikenewe, aho Imana itamushaka. Noneho agasa n'ugiye no gufasha abandi bari iwabo gukora ibyo Imana yabahaye. Ni ukuvuga ngo iyo uvuye mu mwanya wawe ubutaye cya kindi wari gukora, ariko ugasanga umuntu uhari gukora nka cya kindi n'ubundi ukajya kumushyigikira, ni ukuvuga ngo kuri wowe ntuguhaye ukora akazi kawe, ubuhaye ukora akazi ke. Dore nabonye umuntu araza yinjira mu rusengero, maze kwinjira mu rusengero yabikoze kenshi, Yesu yarabizi, ariko ngo yaza kuza ntazana amaturo, akibazwa kuzana amaturo, ariko yagera mu nzira mugenzi we yagera kumwita kuzana amaturo byawe, yagera mu nzira nibaga amaturo ngo nta turo ufite, akareba noneho agera mu rusengero bakaza bose bagatura. Bukeye Imana ituma umuntu kubwira wa wundi uza usaba mugenzi w'amaturo mu muhanda ngo ugende umubwire ngo ibyo nzamuha ntabwo azatanga ituro ry'igushima. Ahita avuga Imana yakoresha nta cyumweru ntasira, wa wundi wajyanye ubutumwa aramwara, yaba atari wowe nibeshye. Ariko wabona aryamye, Imana aramubwira ngo wayuze utanga nayuri yaba yazanye nzabona ujya gutura, ariko nzabona uratwaje uwayazanye ukayashyira mu giseke, ariko nta maturo yawe uzamubona. Murumva ibyo bivuga? Nzabona ufata amaturo nkabona urayajyanye, ariko nkabona uyatwaje uwayazanye, ariko wowe sinzabona amaturo yawe. Burya bwose iyo yampaye ni mbajya gutwaje. Yes. Burya iyo ugiye gufasha umuntu ukajya kumufasha ibyo ahaye akora, ariko udahaye ukora wowe ibyo wari ukwiye kumukora, ntubuhaye ukora ibyawe, ubuhaye ufasha ibye. Ibi biha agaciro ki? Bibiliya ivuga ngo umuntu wese yahawe impano, twese turi ingingo turasitubakanye, ariko ukuntu bimeze buri muntu wese mu mwanya we. Noneho rero ibyo byaba mu mwanya we ni ukuvuga ngo aho Imana igushaka niho ukwiye kuba urimo ukora. Keretse kugira ngo umuvinge uvaho ujya hano, ikwiye kuba ari Imana yabikubwiye. Iyo atari Imana yabikubwiye uba wijyanye gufasha abahaye bakora, wewe wahagaritse akazi kawe. Abagukeneye baba bakihari ariko bakakubura. Muri icyo gihe rero uba utize ubaye ukora akazi kawe, ufasha abandi gukora akazi kabo, ariko wowe akazi kawe karahagaze. Ibi biha abakristo discipline. Murabizi Yesu Kristo akaburira abantu 5,000. Ikintu yabanje gukoresha, imibare yabanje gukoresha, yabwiye abantu ngo nibicaze abantu. Muri teoloji ijambo kwicaza abantu iyo stability, yo nukuvuga uko gusaba abantu ko bicara, ntabwo yarananiwe kubagaburira bahagaze, ariko yabanje gukoresha formule yo kubicaza ni stability. Nukuvuga ngo igitangaza cyaje gikurikije formule, ntabwo cyaje gikurikije inzara abantu bari bafite. Imana ntabwo Yesu Kristo ntabwo yameritipuye imigati, ntabwo yagwisha imigati na ya mitsima akurikije inzara bafite, ahubwo yabikoze ibitangaza byaje bikurikije formule. Mwicaza abantu babicaza, mubareme mu matsinda yaba n'aba barabikora. Murabona? Yego. Ubundi dore Imana ntabwo izi ikorera ibitangaza. Arubeza ko muyambarika na Satani azakora ibitangaza, ariko ntabwo yajyanye ngo bikamubwira ndabizi. Satani azakora ibitangaza n'Imana igakora ibitangaza, ariko reka mubwire ukuntu bitandukanye. Umuntu aho bitandukanye gusa. Namubwira ndi ibitangaza Imana izikora
nukugira ngo ikomereshe ijambo yeze ku ijambo rya yarukuri naho iyo satani nawe azakora nukugira ngo atangaze abantu noneho rero byose n'ibitangaza ariko intego ntabwo arizi satani ashobora gukora ibitangaza kugira ngo atangaze abantu naho Imana igakora ibitangaza kugira ngo ikonfirme yemeze ku ijambo ryayo ari ubu mu bitangaza by'Imana bikurikira ijambo ryayo kuri byemeza ariko ibitangaza bya satani bizazamuka nk'imvura nta gice cyangwa haruka bikurikiye ikibije ntabwo bitangaza abantu rero ibyo ngibyo ntabwo bitinda Yesu Kristo yaravuze ngo nuko baragenda barasohoka bavuga ubutumwa ahantu hose ngo nawe ari kumwe nabo akomeresha ijambo rye ibimenyetso n'ibitangaza byakurikiranaga ngo ibi Yesu ni Marko 16 wa murongo wa aravuga ngo nuko Yesu Kristo amaze kuvugana nabo abarasohoka baragenda bavuga ubutumwa hose ngo Yesu Kristo bari kumwe nabo akomeresha ijambo rye apana amagambo ye ijambo rye ibimenyetso n'ibitangaza byakurikiranaga naryo apana nabo yego wahabonye wabibonye byakurikiranaga naryo Marko 16 yego aravuga gute aravuga ngo umwami Yesu amaze kuvugana nabo ajanwa mu ijuru yicara iburyo bw'Imana abo barasohoka bigisha hose umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha akomeresha ijambo rye ibimenyetso byagendanaga naryo. Okay, nuko ikintu cy'ingenzi si ugutinda utekereza ibintu byinshi n'ibibazo byinshi ushobora kugira uburyo Imana yabigukiza uburyo ushobora kuba protege ariko ni ukureba formule urimo ukoresha niba utari gukorera mu mpano yawe ibyo utinya byose bizakugeraho. Iyo udahagaze mu mwanya wawe neza aho ukwiye kuba uri insecure ni ukuvuga ngo uri muri insecurity. Ariko iyo uraho ukwiye kuba uri kandi ukaba ukora icyo ukwiye kuhakora uba uri mukuru muri cyo. Abantu benshi bagira ibibazo bya hierarchie administrative mu rusengero bakavuga ngo se nguriya niwe mukuru kuko ari hari. Imana ntizireba position. Ntabwo Imana yigeze ishyiraho inzego z'abakozi mu itorero. Yashyizeho inzego z'imirimo, yashyizeho imirimo, hanyuma umuntu wese n'umukozi w'Imana yahaye akora umurimo wose. Ubu ntawamenya agiye pastor ni titre bamuhaye, ariko uriya muntu uza gukora ko hariya iyo abikoze neza aba yakora akazi kiwe kandi Imana ikazimubona nawe ari umukozi hano. Abantu benshi bazabasuzugura imirimo imwe mu itorero agatekereza yuko ashobora kugaragara ko ari umukozi iyo ari muri position runaka. Imana ntiyigeze ishyiraho inzego z'abakozi, yashyizeho inzego z'imirimo, buri muntu wese akaba umukozi iyo ari gukora akazi. Ibindi biriho ntabwo ari ukunda mu itorero. Iyo abantu basenga Mana akora ibi, Mana akora biriya, Mana akora biriya, nigeze gusenga natinda mbwira Imana ngo Mana ndagusaba yuko usubiza ungirire neza, usubiza ndiyiriza, ariko niyiririza ubusa. Niyiririza ubusa, nigeze kwiyiririza ubusa. Nuwabo nariyirije nabo bazavuga ngo uyu yirije kabisa bikora ku Mana kabisa. Niyiriza asenga ngeze ku munsi wa gatatu ngiye kunogonoka neza, ariko noneho ndimo senga Mana yangu bimbe Mana ndimo gusenga barabara uko ndabona wizeye kwiyiriza ubusa kuruta uko nizeye. Unuho ngewe natekereje ko niyiriza hari ukuntu bishobora kugira kandi ibintu, ariko Imana irareba ngo nizera. Wewe wizeye kwiyiriza ubusa aho kunizera ngewe ntabyo gukora.
nizeye kuko uwaye wizera kwiyiriza ubusa ku nduti. Imana ngize isubiza iyo abantu barimo basaba Imana, ntabwo izisubiza ubundi ibisubizo biva ku Mana mu byo dukeneye byose. Aha ko ndagira ngo mbese n'ubihuza uburyo Imana izi dushaka mu mwanya ahantu turi. Ndashaka kubaka iyo aho hantu. Iyo abantu barimo basaba Imana mu bukene bwabo, mu bibazo, ngo Imana ibarinde ibi na biriya bishobora kubataka, reka mbabwire igisubizo kiva ku Mana tikiza kiza gishingiye ku kibazo, kiza gishingiye ku cyo ushaka kugeraho iramutse igikemuye. Sinzi icyo mvuze. Murabibona? Mana reka mbaho urugero rw'umuntu i Lubumbashi, mu bitaro by'i Lubumbashi ya Hôpital General. Hari umumama witwa Mama Hamisi, yari umudiyakoni muri Belere, umudiyakoni wanjye. Hanyuma arwaye baramujyana kwa muganga, tujya kumusura aho ajya muri koma. Noneho rero abaganga baraduhamagara ngo tuze kumutaha. Turagenda duhagararamo nk'abantu nka batatu kuko byari bibujijwe kuzamo abantu benshi. Noneho avuga ngo reka dusenge muri tumara tumutahane kuko muganga yamusezereye ajye kugwa mu rugo. Noneho nsenze numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo baze mujye mumutaha. Tumutaha, muganga yavuze ngo tumutaha. Hanyuma uzi icyabaye nuko icyo nakoze ni iki? Rero mbwira mureke maze mubaze gato. Mama Hamisi ariko ndetse Mana umugabo w'ishwi nibura tuganire dusezera Mana turatutakambi mukanya twumva ndambwira ati Mama Hamisi wite umeze ute? None se urashaka ko Imana igukiza ukora iki? Nicyo kibazo cyanjye mu nda. Urashaka ko Imana igukize ukora iki? Mudakibasha kwiyambika ngo abandi bantu muri basigaye bamwambika. Urashaka gukira ngo uzuza wiyambika? Namwe ndetse nta kindi ariko urashaka Imana igukize ukora iki? Ntacyo mbika n'ukuri Imana, ntacyo mbika nakuva kabisa ibi kabisa. Mama Hamisi urashaka kurya, urashaka gukira muri ndakomeza Imana aramubwira amazi akomeza umuganizi. Mama nta kindi papa basenge wewe papa se akenda magazi ya mama hiyo kukanisa sasa mtafanya sisi kwa plan kufanya urashaka gukorera urangiza imigambi y'Imana muri bafite kurusengero. Nawe ntabwo bipfuye ubwo wisangisha intego n'Imana ntabwo ntacyo kibaye. Noneho rero kamwe ariko ureke dusenge turamusika mu gitondo abantu bazinduka kare baza kureba ko yacika. Pastor wande pastor byabana bitubesha abadusiga umuntu basi tunamushima tubasera basi twende tuguyumba basi kesho asubuhi tutarudia bahageze Hamisi ukoje tukupatie kabui tugeza hapo sasa Hamisi unaweza kuleta kandizi ntabwo umuntu yari akizwa kuko atari gupfa n'abandi basize ababo bara, ariko yari kwaki Imana. Igisubizo cy'Imana ntabwo cyari gifitanye isano n'ikibazo, cyari gifitanye isano n'intego y'ubuzima. Amen. Urashaka gukora iki?
icyo kibazo cyane mu mubaza uri ushaka gukora ikiwe kirayo uri hano ngo bigende bite abantu benshi twageze igihe dutinda kwigisha abantu uburyo satani abarwanya uburyo bashobora guhunga uyu muriro w'iteka ibiki uburyo bahunga abadayimoni b'iwabo n'abarozi n'ibindi n'ubukene abantu barahunga icyo bakoze ni ikintu cyitwa guhunga barahunze bose bahunga ubukene bahunga indwara bahunga umuriro w'iteka bahunga barahunga baraza bose baba mu rusengero ariko hano abantu ntibahafata nk'aho baje gukorera imirimo ahubwo bahafata nk'ubuhungira urusengero rwabaye n'ubuhungira kaza kahatinda gusa ntacyo akora ni nko kuvuga ngo nibiramuka bitunganye akana kanjye kagatsinda nahita mbivamo rero mabwire ndimubwire itorero ubuhungiro aha ngaha naho wari ukwiye kuhakorera icyo Imana yaguhamagariye gukora. Haleluya. Hano naho ukwiriye kuba uhayikora icyo Imana yaguhamagariye gukora, ntabwo ari aho wahungiye. Turi ukubiri, turi ingingo z'umubiri umwe, kandi buri muntu wese yahawe impano kandi akwiye kuyikoresha neza mu itorero. Ukwiriye kuba ukorera ku ntego nziza, ufite ishaka yo kugira icyo ukora kandi ukagikorera aho ukwiye kugikorera. Amen. Ari ibintu bibiri by'ingenzi mukwiye kuzirikana cyane. Ntutakaze igihe ukora competition, wowe ntabwo ushobora kuba undi, ahubwo uri wowe, kandi Imana iguhaye igihe cyo gukora icyo Imana yakuremeye gukora. Twasengeye ibintu bisa nkaho biremereye, n'imbaraga zikomeye zicisha bugufi ubwenge bw'abanyabwenge n'imbaraga zabo hano muri kino gihugu. Umuntu azana igihangange yagera aha ngaha, sisiteme ukuntu yubatse leta imihindura ubusa. Abana banyu bari muri considere. Reka mbabwire kuko hano sisiteme yubatse ku buryo ejo nimugoroba twarimo tubigaho na zip code yaho utuye yonyine irakudescribe ubuzima bwawe. Ibyo ngibyo ntibisanzwe. Ariko ukamusa batuye muri iriya kati n'umwana wawe yize no kuri iryo shuri, nawe tushobora kuguza amafaranga, hanyuma kandi umwana wawe ntashobora gufata diplome ngo azabone akazi. Ibyo ngibyo birasetinze mu buryo bukomeye cyane. Ibyo bisobanura ibintu byinshi. Hari imbaraga zisubiza hasi, zicisha bugufi abantu. Ariko Imana yakuremanye impano muri wowe, utahawe n'aba, utahawe n'amategeko, ishobora kuburira mu butaka bwumye ikazamuka. Amen. Hakaba difference, hakaba distinction ikomeye cyane. N'ubu abantu barashobora kwikanga, barashobora kuba ngo uyu mwana ushije abandi amanota muri iri shuri. No, ntabwo ari uyu wari ukwiye kuba ufite. Kubera iki? Bitewe n'uko ntabwo bagutekereza kuko wabera kuri urwo rwego, kuko bamaze kwizera siyansi, bamaze kwizera amaboko yabo yuko ukwiye guca bugufi ukaba uri hasi. Ariko nakubwira ngo ninde muntu ufite icyo ashaka gukora muri kino gihugu? Ndashaka yuko uheshwa mu gishaka cy'itorero wasengeyemo uyu munsi, kandi wiyemeze guhagarara aho ukwiye kuba uri kandi wakorere imirimo neza. Amen. Uvuga ati pastor, ndumva ku itorero ryanjye ngiye gufata ingamba zo gukora ibintu nkabikora neza, ariko kandi ngiye kubikorera aho bikorera neza. Abandi barahaguruka bavuga bati yewe hari ikindi kintu ndimo numva, ndashaka ko ntaba ubusa muri kino gihugu, sinshaka kuba gusa, sinshaka kuba we considere hano. Imana yashize impano muri ngewe, ndagira ngo iyo mpano ikomeye yavuye mu ijuru ku Mana iha agaciro ubuzima bwanjye muri kino gihugu. Amen. Narakomokaho n'itorero ryanjye. Uyu mupasitori wanyu naje hano simuzi,
ariko baramumbiye nza hano kubera kumwubaha ndazi. Niwo muntu wandikiye gusa ibintu kuri WhatsApp arambwira gusa arambwira kuri telefone bitazi, ariko bari bamumbiye. Ufite umupasiteri mwiza cyane hano imbere yayo, mwiza cyane, ufite uze talent nziza cyane. Abari hirya nibo barimo babibona. Icyo gituma namubwiye nti niba ushaka ko mbanagura inkweto zawe nzazihanagura, kuko icyo naje gukora ni ugushigikira ministry kuri bo. Icyo Imana yantumye. Ntabwo ukeneye kumenya ibyo nzi byose ibiri mu mutwe wanjye. Icyo ukeneye kumenya ni ukumenya ibyo nzi icyo bikumariye gusa. Abantu ntibakeneye ibyishyuzi, ahubwo bakeneye ibyo uzi icyo bibamariye gusa. Kumenya ibyo uzi bibamariye, nta kindi bakeneye ku buzima bwawe. Ndagira ngo utinyuke imbere y'Imana, uvuge mu Mana, mpagaze imbere yawe uyu munsi, ndashaka yuko hari ikintu ushaka gukora, hari icyo numva mu mutima wanjye. Ariko abo ngabo bahaguruka bafite icyo bashaka gukora, kandi bazabumva hari ikintu Imana ibahatira, hari impano y'Imana ibagirimo, bakumva hari ikintu Imana ibahatira gukora, ariko bakaba barimo babura inzira. Barahagarara baciye hano, bahagarara mu ruhande gusa. Naho abantu bumva mu mitima yabo nta kintu na kimwe gikomanga, nza numva kaho hari ikintu nataka, sinzi impano yanjye ukuntu yazuka. Hari ibindi Imana yari yarapanga, ariko bitewe n'ibibazo sinzi niba ari ibibazo nagezemo, niba ari ariko numvise nkaho impano yanjye yazimye burundu. Nasa n'ukabakaba tu, sa n'ukorera kurya no kuba ujya gusa, ariko sinimo kumva ikintu nakoreshwa rwose ngo nubwire akamaro n'amaboko y'Imana. Barahagarara aha ngaha bageze aho. Hanyuma abandi bantu biyemeza bakavuga ati pastor, hari ibintu nagaza nkora akabikora nabi, ariko ndabizi icyo nkora ndakizi neza, ariko nari nkeneye inama z'ubwenge zimfasha kubikora neza. Ndashaka yuko Imana ikomeza guhagarara aha ngaha. Abacuranzi baba bageze ku nanga zabo, hanyuma bacuranga inanga, hanyuma twishimira umwanya wo gusenga. Inanga umurire curanza ari he? Wiruka cyane. Ababuze hano hahagarara abantu bumva bafite ibintu bashaka gukora, ariko nta nzira. Hariya harahagarara abantu bafite ibyo bazi neza ibyo bahaye bakora, ariko babikoraga nabi. Ndashaka kubikora neza kurusha, ariko aba ngaba barabifite ariko nta nzira, ariko umva n'ibiti bloke impande zose. Imana iciriza, ndashaka kuba w'agaciro kabisa. Hano harahagarara abantu bumva muri bo nta kintu, bumva naratakaye, nabuze harimo ibyuho muri njyewe, sinzi ukuntu byagenda. Ndashaka ngo Imana iri ngo ingirire neza, muhite muhagarara aha ngaha. Hari abantu bari bafite impano zitangaje cyane, kandi akaza yumva. Oh, hallelujah. Hallelujah.